Nkunda groupe yo muri Kongo yitwa Makoma. Na tambori na mokili oyondeko gakomeza. Ndumva mwakorana featuring Israel mbonye rwose kabisa. Israel sawa. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muyereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi tuvuga ni Kinyarwanda, turabasuje cyane. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nkuko twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu, ahubwo tuzajya tubazanira abatumirwa cyane cyane abantu b'impano zitandukanye, za mpano zihishwe iyo ngiyo zitagaragara, niyo ntego ya Concord TV show, ariko tudatandukiye gahunda yacu iyobokamana ndetse n'isa na mitima. Uyu munsi rero twabazaniye umusore, umugabo, umukozi w'Imana, afite impano zitandukanye. Reka tangira twibwira n'ubundi nyuma araza kutubwira impano afite, zimwe igihe nikidukundira araza kuzikoresha. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane bakunzi ba Concord TV show. Nukuri muri abantu bagaciro kanini. Amazina yanjye nitwa Mushyikirano Richard, ndi umuhanzi uzwi ku izina rya Richard Musi, nkaba ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana. Ibindi Imana iduhana umugisha turagenda tubibona. Murakoze. Yego, Richard uri umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, reka nundi utangire udusengera. Murakoze cyane. Witeka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana yacu, Mana igitare cyacu gikomeye, turagushimye kuko uduhurije hano muri aya masaha. Urakoze Mwami, ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Uwiteka turakwinginze ngo uze ubane natwe, ubanze utweze imitima yacu, weze ubugingo bwacu. Mana iki kiganiro ukiyoborere, iki kiganiro Mwami wowe ubwawe ukiyobore, kigeze ku bakunzi ba Concord TV show aho baherereye, ku banyarwanda n'abari hirya yarwo n'abumva ururimi tuvuga. Mwami uduhana umugisha nabo bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Richard umeze ute? Ize neza. Urashima Imana? Nukuri ndashima Uwiteka. Abantu tuyatuganira bakambwira ngo barashima Imana n'abantu benshi, abandi bakambwira ngo barashima Imana n'abantu bake. Wowe urashima Imana n'abantu bangahe? Ndashima Imana n'abantu kuko n'abantu benshi. Kuko Imana niyo yaremye abantu, kandi abantu tubabonera mu ishusho y'Imana. Nabaguciye intege nabo mwabushima barimo? Nabanciye intege nabo ngomba kubashimira kuko nabo Uwiteka agomba kuntunganiriza ameza mu maso yabo. Ndabashimye, nibabeho babone ko Imana ishobora byose. Yego rwose. Richard, hari abantu igihe kigeze ukapanga nk'umushinga runaka ugahura n'abantu bakaguca intege? Ntago byabura. Umuntu wese uri ku isi ntago ibyo bintu byabura, ntago ashobora kubura ibimuca intege mu rugendo. N'ibi by'imiziki dukora nubwo tuba dukorera Imana, ariko duhura n'abaduca intege, batubwira ko bikomeye, ko tutazabishobora, batubwira ko turi kurushwa n'ubusa, ko nta nyungu tuzabibonamo za hano ku isi, cyangwa se abica intege ntago byabura muri uru rugendo. Ariko icy'ingenzi ni ukutabyitaho, ugakomeza ureba ku ntumbero ufite. Murakoze. Tuguhaye ikaze hano Musanze. Yego, Musanze kabisa, umujyi w'amahumbezi, umujyi mwiza cyane. Waturutse Rubavu mu Bugoyi. Yego. Mbe nduza mu Bugoyi bimeze Bugoyi ni sawa. Mu Bugoyi tumeze neza, mu Bugoyi turashima Imana, mu Bugoyi ni amahoro gusa. Yego. Natwe hano mu Ruhengeri rw'Ibihunge. Mu Ruhengeri rw'Ibihunge ndi kubona ari amahumbezi gusa. Umva cyane kabisa, umujyi mwiza, hasa neza vraiment. Kandi nishimiye uburyo abantu b'imusanze mwanyakiriye. Yego. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Wabonye ama etaje ari kubakwa hano muri Musanze? Numiwe. Ni byiza, ni iterambere, ni Rubavu ari kubakwa. Ni byiza cyane, turashimira abanyarwanda n'abayoboye u Rwanda bose muri rusange. Yego. Igihugu cyacu kiri kwerekeza ahantu heza, ni ukuri. Kandi natwe nk'abana barwo twiteguye kurwubaka turugire nka paradizo. Kabisa tugomba kurwubaka. Niko bimeze. Ariko Musanze turusha Rubavu, kuko Rubavu byatewe na cya kibazo cy'imitingi, tubanza batabemera kubaka ama etaje ageretse cyane nka dufite hano Musanze. Icecekero uzaza urebe. Turabarusha abantu. Ndagutumiye. Turabarusha. Ubutaha tuzaganira Rubavu urebe ukuntu ibintu bimeze neza. Kabisa. Ni ukuri pe. Ariko si ubwo icyagukuye Rubavu kikakuzana hano Musanze ntago nka cya kindi cyakuye Mavenge ku Rwesero kikamujyana ku Muninira. Cyankuye mu Rubavu kikanzana i Musanze.
nyine n'umurimo w'Imana mu magambo make kandi ahantu hose biri ngombwa tuzagenda tuwukore aho dutumiye tuzagenda tuwukore naho batadutumiye tuzagenda tuyivuge yego murakoze Ishari wavuze ko uri umuhanzi nanjye nkuzi nk'umuhanzi pe urumva uvango tugiye iki kiganiro abakunzi ba Concorde TV show tugiye kugikora mu bice bibiri. Igice cya mbere agiye kutubwira uko yatangiye guhanga, niba yaratangiye guhanga ari mukuru, niba yaratangiye akiri mu nda ya mama we, byose tugiye kubimubaza. Noneho nyuma part 2 iraza kuba igitaramo. Amen. Iraza kuba igitaramo kabisa, dutarame. Ikindi hano iruhande rwanjye nuko muteye kumureba, yazanye n'umusore mwiza utaje imbokoboko, yitwaje gitari ngo bahita ngo iki acoustic. Ngo gitari acoustic yitwaje gitari bita acoustic. Nuvuga ngo nyuma nitumara kuganira atubwiye uko yatangiye guhanga, atubwira hageze, umva turatarama kabisa, ntabwo ari wenyine afite umuntu uraza kumucurangira. Nokuri Richard, impano y'ubuhanzi yatangiye kuza ryari, wayumvisemo ryari? Impano y'ubuhanzi kuyiyumvamo ni kera, ntabwo nashobora kubivuga. Nayumvishijemo ndi muto mu myaka mike cyane, hejuru ya 10 hejuru y'imyaka 10 ho gatoya. Donc niho natangiye kumva ko nshobora kuba umuririmbyi. Murabizi tujya muri korari turaririmba, tuva muri korari njya mu muziki isanzwe, nasekira narayikoze nabyo ndakomeza ngera mu murimo w'Imana, nyine ubundi kuririmba gospel. Nubyo nyine. Nasi indirimbo ya mbere wayihimbye ryari? Indirimbo ya mbere nahimbye nayihimbye nka za ndibuka gato, nayihimbye nka 2-3 gutyo. 2-3 kuko narayiririmbye mpita nyihereza korari twari turimo ku ishuri. Mbonereyo nsuhuza abantu twiganye muri École des Sciences de Musanze hano mu Ruhengeri rw'Ibihunge. Abo twaririmbanaga muri korari ndabasuhuje, n'ukuri pe Imana baha umugisha, twakoze umurimo ukomeye icyo gihe. Indirimbo zimwe nabahaye murabyibuka, niho ni ya mbere nayiririmbye. Nuvango ya mbere wayihimbye 2-3 2-2 ubusora cyayibuka? Oya birashoboka, nabanza ngatekerezaho gato, ntabwo aka kanya nahita nyikurura, ariko ubutaha ariko nzayiririmba. Nuvango ni indirimbo imaze imyaka 22 yanditswe. Nyirutaho gato. Ese wayihimbye ufite nakigaho icyo gihe? Ubu ngubu mfite 36 mukuremo. Muradufasha namwe bakunzi bacu, badufashe barabyumva. Imibare yacu 36 gukuramo 22 ubwo ni 14. Ufite imyaka 14. Ufite imyaka 14 nibwo nagaragaje ko nshobora kwandika indirimbo. Nuko icyo gihe twari dufite nta ma studio yabaga hari, ariko icyo gihe nari ndi capable, cyase narashoboraga kuba naririmba nkajya studio, ariko ntabwo byari bisa nibigoye. Ndashimira tunabivuga misana harakani nibutseho, ndashimira abantu bo muri Chorale Sion Jenda. Icyo gihe twahise turirimbana iyo ndirimbo, narakomeje no muri chorale tukajya tuyiririmba, cyase bakampa nakanya nkayiririmba muri iyo myaka. Nta nakakora uka kiyo ndirimbo ya mbere, imfura yawe kabisa. Imfura yanjye nta naririmbaho gato, twari ngerageze kwibuka kabisa. Kuba kuri iyi si bagenzi banjye niko kuyiriho abafashe igihe mu ntambara, mu bukene, mu byaha, mu marira. Ayiyo Mana, kuba kuri iyi si no kwihangana. Ihangane mugenzi, kura ku cyavu, njyewe ndayizi Imana yacu irakomeye. Ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, yaransindiye n'uyu munsi iri ku ngoma. Ihangane mugenzi, kura ku cyavu, njyewe ndayizi Imana yacu irakomeye. Ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, yarambaniye n'uyu munsi iri ku ngoma. Ariko Yobu yarihanganye, ubutunzi umubiri n'abana bimushiraho, yishimisha urujyo bagenzi baramuseka, umugore n'inshuti zose baramuhinduka. Ayiwe hiyanga kureka Imana yo barashinyiriza, mu gihe gikwiye mukubira kabiri.
ihangane mugenzi kura ku cyavu njyewe ndayizi Imana yacu irakomeye ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikoma ngoma yarambaniye n'uyu munsi iri ku ngoma. Haleluya. Haleluya. Numva ngerageje kwibuka. Nanjye ntangiye gufashwa. Amen, amen. Amavuta kabisa. Amen. Indirimbo imaze imyaka 22 ikaba igifite amavuta ameze. Iracyafite mu mvugo zikigira cyafite vibe. Umva ifite vibe kabisa. Cyagusanga yenda abantu muri kware bayirimba bataye bazi yuko indirimbo ari wowe wayihimbye. Wenda cyo nasezeranya abakunzi bacu aho bari tuzayisubiramo tuyikore neza mu buryo bw'iki gihe kabisa, ikomeze ibindirimbo y'ibihe byose. Bisha ntago reka kwakira ngo tubure kwibuka indirimbo wahimbiye upfa. Ni nkuko ni nk'umwana w'imfura nyine. Amen. Ni nk'umwana w'imfura kabisa. Ko nanjye ndirimbo ari ahantu nayumvaga mu Kinyarwanda babyita uburiza. Ntago njya kumenyera ku Kinyarwanda. Tukomeze. Urakoze. Bisha ndirimbo burayihimbye uyigisha korari. Oya korari aho bari ntago ndababeshyera n'abantu nubaha nkunda. Ahubwo ikintu mbubahira amakorari amwe namwe nabayemo. Iyi ndirimbo bajyaga bampa kanya nkajya nkayiririmba ngiye nyine, nanashimira abantu twaririmbanye muri korari Siyoni mwijenda kera bajyaga bampa kanya rwose nga performinga kandi ngakora ibintu byiza. Nibo bamforumye bangira uwondi w'uyu munsi, bantinyura public, ndatinyuka ibintu bigenda neza. Ariko naho nagiye niga nyuma yaho iyi ndirimbo hari amagroupe twajyaga tuyiririmbana n'ubundi ibintu bikagenda neza. Ntabwo donc byagiye ntabwo twabyibagirwa, byabaye byiza cyane. Murakoze kabisa. Ikura ku cyavu kicazanya n'ibikoma ngoma yarambaniye n'uyu munsi iri ku ngoma. Ariko wageze utubwira ko wageze ujya no muri Sekira. Ariko ibya Sekira ntabwo tubivugaho cyane, twibereye mu bya gospel. Ahubwo Risha waje gufata igitekerezo cyo kuva muri Sekira, uvuga ngo wabanje muri gospel nyuma uradeviye ujya muri Sekira, urongera uva muri Sekira ubu uri muri gospel. Ari nayo mpamvu twakwaciye. Ntabwo ndabyita kujarajara. Ntabwo ndabyita kujarajara kuko muri generation turi mu myaka 18 17 imiziki yasaga naho ikunzwe, donc tutazi neza miziki byari ariko dufite impano. Abantu benshi batangiye kujya bakora indirimbo z'inkundo zigezweho icyo gihe muri za 2007. Nanjye nyine ntago nari gucikanwa. Nanjye nahise mfatiraho nkora na producer Kirika aho ari ndamusuhuje. Dukorana indirimbo 2008 ebyiri ntashatse kuvuga amazina yazo. Bigenda neza, nabwo byagiye neza kuko nagiye nyuma yaho mbona ama stage akomeye muri kino gihugu. Abagiye nabo bampa ama stage nabo ndabashimiye, ntago byari bibi. Nyuma ntabwo mu by'ukuri nari umukristo na mbere, ntabwo nigeze njya muri Sekira ngo ndeke ubukristo. Nakomeje kuba wundi nari we ndi muri korari, mbonereho mbimenyesha nabo twabanye muri korari. Burya ntago natandukira indangagaciro cyane. Ahubwo nyuma nibwo naje kwicara njye ubwanjye, ntawangiriye inama, nta muntu twigeze umbwira, ninjye wabyitekerereje gusa. Ndavuga nti ngomba gufata umwanzuro, Imana yampaye impano nkayikoresha nyiririmbira nyihimbaza mu gihe nsigaranye cy'ubuzima, ngakora indirimbo zihimbaza arizo izi ngizi rero muri kumva. Kandi mboneraho no gushima Imana ko nkivuga ngo ngarutse mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Nabonye mu kuboko kw'Imana bikomeye kugeza n'uyu munsi. Kuboko kw'Imana nandiko kwanzanye imbere yanyu, bikaba biri kugenda neza, harimo n'uyu munsi. Murakoze cyane. Hari ukuntu umuntu areba akavuga ati muri Sekira nawe uri kuvuga utagiye ubona performance ahantu hakomeye, sibyo? Aho iti sari bwo uje muri gospel, si igihombo ntuzahomba za performance wagombaga kuzabona uririmba indirimbo z'isi uko babyita. Wenda reka mare impungenge umuntu wese ufite gahunda yo gukora gospel. Ntabwo kuba muri Sekira, donc byose n'abari muri Sekira nta kibazo mbifiteho, ariko hose narahabaye. Nta gihombo gihari ku muntu ufite impano runaka n'uburyo agomba kuyikoresha. Uko wayikoresha kose mu buryo bwawe upfa kubikora neza, ukabikorana indangagaciro na kirazira neza, nta kibazo rwose, bigenda neza. Aho ugereye muri gospel niye performance waba warakoze ukavuga uti Imana ushimwe nanjye ungejeje aha hantu? Wenda aho ngarukiye muri gospel
ntabwo navuga ko ndakora performance zikomeye ariko ibyo maze kubona nibyo ndi kugenda nubaka kuko ndimo ndabyubaka biri kugenda biza nabonye mu kuboko urugero natanga igihe naririmbaga Sekira njye ku ruhande rwanjye ntabwo nigeze nkora video nimwe nta nimwe izo nagiye nkora muri studio byarangiriragaho sinzibone ariko kuva aho nkoreye gospel byagiye bigenda neza mfite video 3 mfite na audio 2 harimo n'indirimbo nshyashya mu minsi mike ndabararikira muri bubone yarangiye ya no kuri muri gospel ni byiza ngiye ndabona umurongo wanjye wari gospel cyakora buri wese agira umurongo we ariko wanjye ngiyewe ku giti cyanjye uko nteye nuko ndemwe nuko Imana yanshize ku isi nabonye umurongo wanjye ni gospel no kuvuga ubutumwa ndirimba no guhimbaza Imana. Ubundi wafashe umwanzuro wo kuva muri Sekira ukavuga uti niyeguriye gospel ni ryari hashize imyaka ingahe? Imyaka ntayo hashize donc nabitangiye ejo bundi muri 2024 nibwo natangiye kujya muri studio ntangira gupanga abacuranzi gupanga aba producer ubu ngubu 2024 mu mpera nibwo nanishize indirimbo ya mbere kuri YouTube kugeza uyu munsi ni bishyashya cyane ariko mbere yaho nanone nari maze igihe kinini muzike meze nk'uwagiye iruhande ndi mu buzima busanzwe nyine bwo kubaka umuryango kubaka famiye mbonero no kubwira abakunzi ko ndi umupapa mfite umudamu n'abana 2 b'abahungu nibyo murakoze ni byiza uri papa nde? Ndi Papa Ganza. Yes Papa Ganza. Yego mbeka twe kwicisha abantu amatsiko nabwiye uko turagira ibice birenze 2 reka tube twinjiye mu cya kabiri cyo gutarama kugira ngo twumve koko Richard Musi ibyaye kutubwira nibyo ni umuhanzi koko umuntu ashaka kuza kitareka gavango ni umuhanzi kandi atari we uvango ugiye guhera ku ndirimbo sinzi niba turahera ku ndirimbo iri kugufasha cyane niba turahera ku ndirimbo watangiriyeho gifata umwanzuro wo kwirimba gospel amahitamo nayawe. Ntacyo reka duhere ku ndirimbo natangiriyeho nkimara kuvuga mfasha umwanzuro wenda buri ndirimbo nayo sinzi niba nari kubona kanya nkajya nyivugaho mfite indirimbo ubundi umaze gukora zingahe muri studio kuri YouTube mpafite indirimbo 4 zose turazivugaho hakaba n'indirimbo nshyashya ntarashyiraho ariko nayo yarangiye nayo turayivugaho mu minsi mike kuri YouTube yo ubwo turayibararikiye nayo ariko turayiririmbira turayitaramana furi umwanya nuwawe kabisa bose mwabantu umuntu yavira bavuga kazi Musanze aje kutureba twangiza tukamuha iminota ingahe gusa murakoze kuvuga tugiye guhera ku ndirimbo watangiriyeho uratubwira uko yitwa naho abantu bayisanga ubundi urimbe twumve koko kwa indirimbo bayita Imana Gitare. Imana Gitare nari ndimo ndavuga ubushobozi bw'Imana Gitare ko Imana yacu ni Imana Gitare ishobora kugukura ahantu habi kagushyira heza ishobora kukuvana ahantu utsindwa ikakujyana ahantu utsinda ishobora guhindura amateka mu mubiri no mu bugingo ni uko nguko Imana Gitare iteye narimo ndavuga ibigwi by'Imana yacu twagiye bwirukiro bwanjye ubwigobeko bwanjye ingobyi ijishe neza uranyenyezayo ubuhungiro bwanjye ubwigobeko bwanjye ingobyi ijishe neza uranyenyezayo ubuhungiro bwanjye mu mageno mu matsa aho amacumu acanye urigaragaza urakenura uca inzira yo muri Yehova yo turatengamaye ni Imana Gitare nikomezaho uri mwiza ukora ibyiza ineza unyirira muranyamamaza uraduhetse uraturinze ibyari bitwishe warabidukinze ni Imana Gitare nikomezaho uri mwiza ukora ibyiza ineza unyirira muranyamamaza uraduhetse uraturinze ibyari bitwishe
warabidukinze wowe uri inkomezi urandamira ntagwa imyambi y'ababiyo n'ibihinguranya ngenda nshize amanga ni nk'intare itikanga sinerwa igihunga n'imbaraga inyanga ntiyahura hambaye kuko uri papa uruta ingabo inzovu uzahora uhinanye n'Imana gitare nikomezaho yahuri mwiza ukora ibyiza ineza ungirira muranyamamaza uraduhetse uraturinze ibyari bitwishe warabidukinze oh, warabidukinze oh, warabidukinze oh. Amen. Imana gitare kabisa wahita ukubita hindi cyangwa nzasoma kutuzi biremewe adusome kutuzi kabisa urumva sobe ku mazi ya Nili rwose ubundi kugarure vibe sibyo duhita dukomezaho n'indirimbo ya kabiri wabanza yitubwiramo gakeya Nili ntikame isoko yacu ya Nili igihugu cyacu ubundi ni isoko ya Nili uvuze ntikame yego uramunyibutsa n'uwitwa François yarinde isoko ya Nili ntikame yego ni marume w'icure aba yagiye kubazana ariko inganzo ntabwo wabarayikomoye mu muryango cyangwa mu muryango barimo abahanzi harimo ntikame nyine uwo tuvuze yego yitwa Mbarushimana François turamusuhuje turamuramukije komera marume harimo Ndagijimana Peter komera marume harimo Bizimana John cyangwa se John Biz nawe ndagusuhuje n'abandi benshi bafite impano ni ukuri n'ibyo mu rugo nyine tu ariko icy'ingenzi ni uko bigomba gukora bihimbaza Imana cyane kabisa urebye inganzo ayikomoye ku bafamiliye yego waruvuze ngo isoko ya Nili ntikame Imana yabahaye nyine Imana yabishize muri famiye yego kadukomeze n'indirimbo ya kabiri yego urabanza utubwireho uko yitwa n'icyaguteye kuyihimba urakoze cyane indirimbo tugiye kuririmba yitwa Umpora Hafi meje umuhanzi ati rwose kuririmba nicaye birangoye ati rwose reka mpaguruke ubundi mpimbaza Imana neza amen twatangiye twicaye ariko ubu turahagaze kugira ngo duhimbaze Imana neza ati indirimbo ya mbere numva ntabwo vibe ziri kuza ati ya kabiri noneho yo ngiye kuririmba mpagaze nibwo tuwe tumusabye ngo atubwire uko indirimbo yitwa atubwire uburyo yayihimbye umudu yari arimo ubundi twatakaye turirimba indirimbo tugiye kuririmba yitwa Umpora Hafi yego ndimo ndavuga uburyo Imana iduhora hafi mu bibazo tugenda duhura nabyo burya ntabwo ibiri kure ndimo ndavuga mu mateka y'ubuzima bwanjye uburyo Imana yagiye ibana nanjye uburyo Imana igenda ibana n'abantu ikagenda ibakiza ibintu bishobora kuba byari bigiye kubabangamira cyangwa se kubangiza Imana ikabibakinga ikabibakiza nibyo tugiye kuvuga muri indirimbo yitwa Umpora Hafi yego uruwera mona mide tuleta Umpora hafi yawe nkizo ndengera ntabwo nibuka kera uko nabagaho ntarakwakira mu buzima bwanjye yo wambere y'umwungero nkuraho urupfu ugenda unyuhira nanjye ndashibuka nabari imfubyi barakuzubitaho papa na mama batarurahaba mu mvura y'amarira umbera umutaka ninjye wakwingingaga nijwi ry'utaka kankuririmbire ngukorere nkuvugire mushumbushaga we yawe wa mamare twabana bawe none reka dutambe nishyize ko wadusanya imitima kankuririmbire ngukorere nkuvugire mushumbushaga we yawe wa mamare twabana bawe none reka dutambe twizihize ko wadusanya imitima
umpora hafi mu bihe byose mbamo, wagiye unyima n'ibibi birampusha, wanga ku bugingo bwanjye burohama, ubera inkomyi inkuru mbi yarinjeho, yewe wa kera nduhaniha n'indushyi, nkorera izindi mana yawe urankiza, nyirakuza harumbera kivugira, hombura n'uyu n'umwe bakivurira, wambereye umuhoza umbera umuhoza, warongeye urandema ndera mba mushya. Kankuririmbire ngukorere nkuvugire, mushumbushaga we yawe wa mamare, twabana bawe none reka dutambe, twizihize ko wadusanye imitima. Kankuririmbire ngukorere nkuvugire, mushumbushaga we yawe wa mamare, twabana bawe none reka dutambe, twizihize ko wadusanye imitima. Oh, 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 oh. Kankuririmbire ngukorere nkuvugire, mushumbushaga we yawe wa mamare, twabana bawe none reka dutambe, twizihize ko wadusanye imitima. Kankuririmbire ngukorere nkuvugire, mushumbushaga we yawe wa mamare. Amen. Yes, twagiye ku ya gatatu. Ni igice cyo gutarama kabisa. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa Uributswe. Yego. Uributswe mba ndimo ndavuga Imana irakwibutse, nubwo uri mu bihe bikugoye, nubwo uri mu bihe bikuruhije, Imana irakwibutse, we watawe, we wasuzugwe, wowe isi isa naho utekereza ko nta butabazi ufite hafi, ariko Imana buryayo ibikubona, ibyo ucamo, ibyo ubona bikuremereye, ibibazo, ingorane ucamo, Imana burya irabizi. Kandi humura, wowe uri kutwumva muri aka kanya aho uherereye, Imana irakwibutse. Wowe kuri iki gitaramo, Imana irakwibutse. Amen, amen. Ibihe byawe watakaje, Edeni yawe wakuwemo, Isiyoni hawe wimuwe, Uwiteka arabigaruye, arongeye arakubatse, agukomereje amaboko, ntabwo uzongera gusenyuka, horaho aragushimangiye, mwirimbukiro waruzwiyo, warononekaye umutima, baribonera ushibuka, shumbushijwe urabagirana, hanikijwe wiririmbire, kuko uhoraho akurengeye, kuraruje iyo wahabiye, wari waratawe uributswe, hanikijwe wiririmbire, kuko uhoraho akurengeye, kuraruje iyo wahabiye, wari waratawe uributswe. Arakungaho wavunitse, arakomora igikomero ukire, arakuranda tudatsikira, no kudandabirana, kugaruriye ibyo wanyazwe, ibyawe byariwe n'inzige, byo wahombejwe ukibura, kugaruriye agukubiye, no gukorwa n'isoni, kimwari ugihanaguweho, kwambuye umwambaro wipfunwe, wari waratawe uributswe, hanikijwe wiririmbire, kuko uhoraho akurengeye, kuraruje iyo wahabiye, wari waratawe uributswe, turakuguraniye riva, harivu wambitswe ikambayo,
hari cyangiriye igikundiro wari bagiranye uributswe hanikijwe wiririmbire kuko uhoraho wakurengeye kurarusha iyo wahabiye wari waratawe uributswe. Amen. Amen. Simaze kuba 3 hasigaye imwe. Harya buriya imwe na ya okay nta kibazo. So watubwiye uko enye wamaze kuzaploding. N'indi imwe tugiye gusohora mu yego n'indi imwe nayo tugiye kugira sibyo. Reka noneho ekiyo tube tuyibitse sibyo. Ahubwo tuze kuririmba iyo nshyashya. Okay nta kibazo. Sibyo se? Inshyashya tutaza kuyibagirwa dushaka kugira kuza abantu basanzwe bazi ugasanga iyo nshyashya turayibagiwe. Banza usome kutuzi. Soma ku mazi ya Nili kabisa. Soma ku mazi ya Nili ibintu bigende neza cyane urumva. Abuza mbese Nili yishiye ngo tuyamamarize ntacyo twakoze twese ariyo tubona yose tuyita amazi ya Nili. Bisha tukuya ngo utubwire iyo ndirimbo nyine eka nyita gaseke uhishiye abakunzi bawe. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Wayihindura mu yihe mood? Ya indirimbo yitwa indirimbo bundi iyi ndirimbo yitwa Ni wowe urenze. Ni wowe urenze. Hano ndimo ndavuga Imana. Imana ishobora kugukura mu buzima. Donc Imana na babandi bibirara cyangwa se babandi ba mu buzima bw'uburara bashobora kuba societe ibiti birara. Ndavuga urubyiruko cyane cyane. Yego. Iba ya societe ibiti birara nawe ubwaho kumva ko societe yakwisi kirara ko wanzwe cyangwa se ko ubuzima urimo hari ukuntu nawe ukeka ko bitameze neza bitewe n'amazina witwa cyangwa se n'imyitwarire yawe. Bandimo ndavuga ko aho ngaho naho Imana ibasha kuhagukura. Imana ibasha kugukura mu burara. Imana ibasha kugukura mu buzima bubi ikakuzana mu buzima bwiza. Imana ibasha kugukuraho n'ibintu byakugize addicted, ubwo ndavuga byakubase ikabigukiza. Donc urukundo, Imana igukunda urukundo rurenze donc Imana iguha urukundo abantu bataguha cyangwa se Imana ibasha kuguha urukundo abantu udashobora kubonera hano mu isi. Nicyo kintu nashakaga kuvuga kuri indirimbo. Nkavuga rero hano Imana ni wowe urenze. Indirimbo yitwa Ni wowe urenze. Imana ni yirenze, ni ifite urukundo rurenze urw'abantu bose. Nicyo twavugaga muri indirimbo. Murakoze. Yego. Ugiye kwituririmbira rero nayo kugira ngo abantu nyine bategerezanye amatsiko. Bakunzi ba Concord TV show bo nabanyamugisha mu gihe indirimbo itararangira bo bagiye kuba bayumviseho. Yego nta kibazo. N'urukundo ruhebuje rwa rundi isi yatwimye, rumwe rwemeye ikirara yararumembuje nanjye, dore nta n'ubu kutwitaho si nk'abandi bose, yangize umwana mu rugo kandi ngonge nabikwiye, dore utanga andi mahirwe harabanzura ko ntayo, ngo watakaje agahomba ngo kwegura umutwe ntako, mu nzira abo badakeka hahandi abantu batumva, n'uwapfuye uramuzura nanjye uko niko wangenje. Oh Yesu we uri inshuti nziza, uri mwiza yo undutira abandi, wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze. Oh Yesu we uri inshuti nziza, uri mwiza yo undutira abandi, wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze. Oh Yesu we uri inshuti nziza, uri mwiza yo undutira abandi, wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze. dore uri umugiraneza waritanze ngo mbumwere, umutima urawuvura mu bugingo mbimbohore, y'amakosa n'amafuti ibyahinye ngo zinsinda, yarabimbabariyeyo njyewe ubusa umwe wa kera,
shiraho iteka nkanera amabuye none ndi mu bamesha ibishura ayiwandinze kurumba ntiwemeye ko mpapfana nyirako umusozi wanjye umba mbiri hema nanjye mwamuzi kurinda herega ni wowe urenze Yesu we uri inshuti nziza uri mwiza yo undutira abandi wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze Yesu we uri inshuti nziza uri mwiza yo undutira abandi wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze Amen, amen. Amen, amen. Indirimbo ni wowe urenze, nta undi Richard Musa bavuga, ni Yesu Kristo ni urenze, niwe ukura abantu nowhere akabageza ahantu hagaragara. Imana iguha umugisha. Iyi ndirimbo uri kwiteganya kuzasohoka ryari ugango abakunzi bawe tuyibararikira? Ntabwo ari kera, ni muri kino cyumweru twatangiye kuwa mbere iragira kuwa gatandatu, audio iri hanze mu nyuma y'ibyumweru bibiri turahita tubona video yayo rwose. Ntabwo ari mu cyumweru audio biri hanze, mu byumweru bibiri video. Yego. Indirimbo zawe ubundi umuntu uzikeneye kuzumva cyangwa se kuzireba yazisanga hehe? Indirimbo zanjye kuri YouTube nitwa Richard Musa. Wandika Richard ukarangiza ugakurikizaho mana unasa. Yego. Ukaba ugeze ku ndirimbo zanjye kuri YouTube. Tubakangurira rwose kugenda barebe iyo channel Richard Musa. Yego. Bafungure bumva indirimbo bakande subscribe basharinge twamamaza ubutumwa bwiza bw'Uwiteka. Cyane ko rwose. Yego. Igice cy'igitaramo dusa n'abagisoje, none tugiye kujya mu kindi gice aricyo turanasorezaho. Richard, wakuze wumva umuhanzi wafata nk'icyitegereza arinde mu bwana bwawe arukono umuntu aba yumva mu mwana reka kumva indirimbo za runaka? Nakuze nkunda groupe yo muri Kongo yitwa Makoma. Na tambori na mokili oyondeko gakomeza. Ingaruzo gakeya. Gake ndakazi gake. Mu Rwanda, hano mu Rwanda dufite abaramyi kandi nawe uri umuramyi, sibyo? Ngiye kujya nkubwira abaramyi cyangwa se abahanzi babiri urambwira uwo bigukundiye wakumva mwakorana indirimbo, sibyo? Yego, nta kibazo. Yego, dufite Israel Mbonyi tukagira na Kirizo Ndasingwa. Ninde wumva mwakorana featuring? Israel Mbonyi rwose kabisa. Israel sawa. Dufite Alexis Dusabe tukagira na Richard Nick Ngendahayo. Alexis Dusabe ndagukunda aho urubyumve cyane. Oya ndeka wa mubiri we ndeka wasiwe badayimoni namwe gani munyihorere ndamara maje kugenda sinzagarukiyo ukundi mbabajwe nawe mugenzi usigayeyo abajwe nawe mugenzi. Haleluya. Hari abandi baririmba nk'amakupure, hari Ben na Chance, akaba James na Daniel. Ben na Chance kubera iki? Zaburi yanjye. Zaburi yanjye nawe wajyaga kuvumba amashimwe cyane rwose. Ubu natwe ibi twaririmbaga nari ndimo turavuga zaburi zacu, ndimo turavuga zaburi z'abakunzi bacu. No kuri Ben na Chance na James na Daniel mwese n'abandi tutavuze n'abaramyi beza turabakunda, ariko vraiment Ben na Chance zaburi rwose, zaburi yacu, zaburi yanjye, zaburi ya twese. No kuri pe. Amen. Umuhanzi Richard Musa araho wumva wifuza kugera, ukumva umuziki wawe wazawugezahe? Nkuko inzozi z'umuhanzi wese no kubona akomeye ari umuhanzi uri international, donc ari umuhanzi mpuzamahanga ukora ibitaramo bitandukanye, ubutumwa nyine bukamamara ku isi hose, tukakora ibitaramo bitandukanye hirya no hino ku isi, tugakora ama live recording akomeye, tugakora ibitaramo bikomeye. Donc ndifuza kuza umuhanzi ku rwego rw'isi. Yego. Kandi tuzabigeraho ku rwego rw'isi kabisa. Mu Rwanda ukabanza wuzuza Beka Arena, byose ni Imana. ubundi kuzuza na arena y'ahandi n'ahandi. Mbo kwakira umuhanzi rero biba bigoye, niyo mpamvu tuba tutagomba gutwara igihe kirekire, kuko ubu niba ubwo turi kuganira ubwo yamaze kubonamo content arahimbaho indirimbo.
kabisa ndabaza abahanzi ndabaze ntabwo mugenzwa n'ubusa ubu gutya twakwakiye ukuntu bimeze ubwo wabona tugiye gutandukana ugahita uhimbamo indirimbo niyo mpamvu rero tugiye kukureka ugira ngo ugende unoze iriya ndirimbo neza uributswe sibyo niba hari n'inganzo yagufashe uri hano nabwo ugende iyo ndirimbo uyihimbe sibyo noneho ubundi uzitugezeho ari nyinshi ubundi twibere mu mavuta no kuri niko bimeze sibyo ugiye gusoza rero utanga nimero yawe ya telefone ku buryo uwaba gukeneye yaguhamagara akakubwira ngo courage sibyo akakubwira ati kosora ibi ngibi niyo mpamvu ugiye gutanga nimero yawe murakoze nimero yanjye ni 0786 73 7582 yego wasubiramo 0786 73 7582 yego murakoze cyane tuzasubira muri launch ya indirimbo uributswe Concorde TV show reka tubasezeranye ko tuzaba tuhabaye ubundi dusabe ngo Imana ikurinde ikujyane neza igukurane Musanze ikugeze Rubavu amahoro turaza kuguhamagara twumve yuko wagezeyo kuri murakoze yego watangiye usenga ariko nanjye reka nkuragize Imana ngo usengere amen kugira ngo ubundi uko bigenda iyo umuntu yaje nyine baragira reka dusenge kugira ngo Imana ize kukurinda Mana turagushimye kandi tugwaye icyubahiro tugushimye yuko wadufashije tukakira umuhanzi Richard Musi ari kwamamaza ubutumwa bwawe ariko ntabwo yabwishoboza ari wenyine akeneye ibyinshi akeneye imbaraga z'amafaranga kujya muri studio barishyura akeneye amafaranga kandi iyo upfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe reka mw'ibyo byaremwe ugomba guhaza na Richard Musi abonekemo umuhaza umuha amafaranga aduhe audio aduha amavideo Mana yaje ahangaha kubw'umurimo wawe Musanze agiye gusubira Rubavu umurinda agere mu rugo amahoro byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen.